Yes, nizere ko aho uri hose umeze neza. Ndabashimiye wowe wakanze subscribe kuri Ntibisanzwe TV. Uyu munsi rero icyo tugiye kuba twarebera hamwe uburyo wamenya ibintu byarebewe kuri telefone yawe ariko byarebewe kuri Google cyangwa se kuri Google Chrome. Kuko hari igihe uheza telefone yawe nk'umuntu ariko yaba akiyifata agahita ajya kuri Google Chrome agasacinga ibintu runaka, ariko mu buryo we agahita aza kuza kubikuramo atabizi. Ariko niba ufashe telefone yawe wari wayihaye umuntu, ikintu cya mbere uhita ukora, uhita wirukira muri Chrome ugahita umenya ibintu waba cyangwa se umuntu wahaye telefone yawe yari arimo areba cyangwa se arimo asacinga kuri Google cyangwa se kuri Google Chrome. Icyo uzakora, fata telefone yawe icyo uzakora uzahita uza kuri app yawe yitwa Chrome, uyikandeho. Numara kuyikandaho uzahita uza kuri turiya tudomo dutatu turi hejuru, tumubwira uzasanga hari akamenyetso kameze gutya, uzasanga hari utudomo dutatu wenda byose biba bimeze kimwe. Uza akamenyetso kuri dutatu tuzuba gakandeho, uhite uza hano hasi ureba ahantu handitse ngo history, hano gutya history uri aha ngaha, uhite uhakanda uzahita ubona ibintu byose umuntu yagiye asacinga cyangwa se yagiye areba kuri Google cyangwa se kuri Chrome yawe yagiye asacinga, byose uzahita igenda ubibona. Kubwira ko niba ufite ikibazo cyo kumenya ibintu byaba byarebewe kuri telefone yawe cyangwa se umuntu watije telefone ibintu yari arimo areba kuri Google, nizere ko ikibazo gihise gikemuka. Niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, kumubwire ngo ayikande izuba ritararenga kugira ngo uze kuba wamakinga sure neza ko buri munsi ugiye ubona ibintu cyangwa se video by'ingenzi kuri telefone yawe kandi yakugirira akamaro. Ndabashimiye mukoze kumwanya ibihe byiza, ndabakunda cyane. Yari ibisanzwe.